Muraho, nitwa Cyprien yo mugabo, nkaba ndi filmmaker. Nje kugusobanurira intego z'iyi channel Cyprien Films. Ni ukukwigisha filmmaking ukayimenya aho waba uri hose, ukayisobanukirwa, ukayumva neza, byaba na ngombwa ikakuviramo n'umwuga. Ushobora kuba atari ubwa mbere wumvishe ijambo filmmaking, wenda warabyumvishe ntiwabona umwanya wo kujya kubyiga bitewe n'umwanya wawe mukeya cyangwa se bitewe n'aho uherereye. Nje kugira ngo mbikwigishe aho uherereye hose, nkwigishe filmmaking, uyimenye, uyisobanukirwe, ndabizi neza kandi uzayimenya. Rero muri filmmaking dusangamo ibintu byinshi, harimo script writing. Script writing ni inyandiko ifite agaciro gakomeye kuri projet yawe ugiye gukora, wenda ni filimi cyangwa se ni documentaire cyangwa se n'indi video iyo ari yo yose. Tuzareba no kuri lighting. Amatara rero nayo dukoresha agira amoko atandukanye. Muri uko kugira amoko atandukanye ni nabwo akoreshwa ahantu hatandukanye, ku masena atandukanye. Ntabwo amatara yose ufite uzangu yarunde kuri sene runaka. Usetting amatara bitewe na sene uko imeze na story irimo ishaka gutanga. Kandi amatara nayo ni ingenzi muri filmmaking, kubera ko amatara adufasha kugira ngo dufate ishusho ryiza, ariko ni ngombwa kumenya amategeko agenga lighting. Turebe no kuri sound. Buriya ijwi naryo ni ikintu gikonta muri filmmaking cyane, ndetse kubera ko ijwi iyo rimeze nabi projet yawe yose iba yangiritse. Burya baratubwira ngo umuntu ashobora kwihanganira kureba ishusho risa nabi, ariko mu gijwi riba ryapfuye ntago ashobora kwihanganira ibintu bimurya mu matwi. Icyo gihe azahaguruka imbere ya ekara yigendere. Kandi intego yacu ni ukugira ngo dufate audience ikomeze irebe ibintu tuba twakoze. Ijwi rero naryo rirakonta, rigira amategeko arigenga kugira ngo mu gufata iryo jwi. Nabyo tuzabireba, turebe se ni gute ushobora gufata ijwi ryiza kandi riri kuri standard. Tuzareba no kuri photography, turebe photography, amategeko agenga photography ni ayahe. Ese photographer mwiza yakagombye kuba yujuje iki? Nabyo tuzabireba, kubera ko aka kanya ushobora kuba ufite kamera utarigeze ubyiga, ukaba uri gufotora, wenda abaturanyi bakakubwira ati ni sawa, ariko burya ari ibintu byinshi uba wirengagije, hari ibintu byinshi wica utabizi. Ni byiza rero ko nimba unabikunda, nimba unabikora, ko wazajya ukomeza ukihugura kugira ngo umenye ifoto ngiye gufotora ndayifotora kubera iki, se ndayifotora kubera ko nshaka kwerekana iki. Ibyo byose ukabimenya, kuko ntago ari ukugenda ngo upfe gufotora. Nituva ngaho tuzareba na setting za kamera. Turebe ese kamera isettingwa gute, nizihe setting umuntu yakagombye gukora mu gihe ashaka gushutinga wenda nk'ikintu runaka. Nizihe setting mu by'ukuri. Setting nazo zigenda zitandukana bitewe n'ibyo ugiye gushutinga, ariko nkubwira ko nanone burya setting za kamera zenda guhura. Hari setting zihura kuri kamera zose. Ubwo rero ibyo bintu nibyo tuzareba, tumenye se ibyo zihuje ni ibihe, ibyo zidahuje ni ibihe. Ibyo byose tuzabireba. Tuzareba no kuri editing, turebe se editing ikorwa gute, ese editor mwiza aba yujuje iki, ese amategeko agenga editing ni ayahe. Nabyo tuzabireba, tuvuge tuti editing umuntu yakagombye gukurikiza ABCD. Kubera ko editing nayo irakonta muri story ishobora kuba ari nziza, yanditswe neza, yafirimwe neza, yarayitinzwe neza, ijwi ryayo rimeze neza, ariko byagera muri editing bigapfa kubera editor wayeditinze wenda yayeditinze nabi, ntago yigeze akurikiza script.
ugasanga story irangiritse, ugasanga story ihindutse nabi. Ibyo byose rero tuzabirebera hamwe, turebe se ni ikihe kintu umu editor yakagombye kuba yujuje kugira ngo abe ari capable kuba yakweditinga story kandi ikaza ari story ishimisha abantu. Ntabwo twavuga ibintu byose nzagarukaho muri filmmaking, ni byinshi, ariko uko bigenda bikurikirana tuzagenda tubyiga, kandi gusezeranije ko uzamenya filmmaking, uzayimenya, uzayisobanukirwa, uzayimenya pe, ndabigusezeranyije, kuko ntabwo nshidikanya ku bumenyi nyifiteho, ntabwo nshidikanya habe na gato. Wowe icyo usabwa nta kindi, kora subscribe, ukore like, ukore share ku bantu bawuzi neza ko bakunda uno mwuga wa filmmaking, ubiboherereze. Hanyuma rero wowe nta kindi, uzajya ukurikirana amasomo yanjye kuri ino channel ya Cyprien Films. Hanyuma rero tuzahure ku isomo rya mbere. Iryo somo ni irihe tuzatangiriraho? Ni surprise. Ese hari iryo uri gutekereza mu mutwe wawe? Nimba hari iryo uri gutekereza, nta kibazo, wowe nyandikira muri comment, biremewe, kandi uri free kumbwira icyo ushaka, uri free rwose. Nkubwira ko ahantu hose wahambona, wanyandikira Facebook page yanjye nitwa Cyprien Films, Instagram ni Cyprien Films, ndetse na LinkedIn ni Cyprien Films, Twitter naho ndiho nitwa Cyprien Films. Jyaho uflowing, aho hose jyaho umflowing, unyandikire, dusangire ibitekerezo, umbwire ngo ibi ngibi wabikora gutya, wahindura gutya, biremewe. Hanyuma hasi naho muri description harimo nimero za telefone yanjye, wanyandikira kuri WhatsApp, wampamagara, nimero yanjye biriho. Reka ngusezere kandi nagushimire, wakoze kunkurikirana.